ubwoba mfite bwa Iran. Nubwo hakwiyongeraho Ubushinwa nubwo Uburusiya bwajyamo, ntabwo Israel izongera kuva ku ikarita y'isi, kubera ko nko mu kibaya ca Megido hazaba intambara ya Hermagedoni, hari ikigo gikomeye ca gisirikare n'indege zo mu kirere. Hari abatekereza ko Antikristo ashobora kuzaba ari Umuyahudi, nawe ujya ubitekereza gutyo cyangwa ujya ubyumva? Ntabwo mbizi niba azaba ari. Mwabyumvise rero yuko Iran yagabye ibitero kuri Israel, kuri mwebwe mwumvise bivuze iki? Bivuze ibintu nka 2 cyangwa 3. Icyambere ni ikimenyetso cibihe nkuko Bibiri bivuga. Matayo 24 muribuka ko bamubajije ikizagaragaza ko agiye kugaruka, bavuze ko ishanga rizatera irindi. Ibyo ni kimwe mu bimenyetso. Ariko nanone muri iyo ngingo y'ikimenyetso ni isaha y'Imana. Ni isaha y'Imana kubera ko Iran ikigwanira no gukura Israel ku ikarita y'isi. Kandi Israel turabizi neza ko itazongera kuva ku ikarita y'isi. Icyo iyo uvuze ngo turabizi neza, no mushingira kuki? Dushingira ko ubundi ijambo Yesu yavuze rikamuva mu kanwa, turyubaha mu buryo bw'umwihariko. No muri biriya ahantu amagambo Yesu yavuze, hari Bibiliya zimwe uzabona bandikisha inyuguti zitukura. Yego. Yaravuze ko umutini niwongera gutoha bizaba bigaragaza ko ari hafi kuza. Rero ntabwo azaza Israel idahari, yaravuye ku ikarita y'isi. Ni umutini waratoshe, byararangiye. Tuvuga ko umutini no kugaruka kubaho nka leta, kubaho nka leta ya Israel. Ubundi abanyamahanga kuva muri 1948 twakagomba kuba twiteguye ko Yesu ashobora kugaruka umwanya wari wose, kubera ko isezerano ryari risohoye. Gushaka kuyikora ku ikarita y'Israel ntabwo bizashoboka, ahubwo icyo bisura ni iki? Ni intambara gatatu y'isi. Kandi nayo iyo urebye imyiteguro yayigeze kure, iyo urebye ukuntu Amerika ishigikiye Israel n'Ubwongereza n'Ubudagi n'Ubufaransa. Hanyuma Ubufaransa bwo biterwa nuko baramutse. Ariko iyo urebye ukuntu Uburusiya n'Ubushinwa nabo bahise bagiye Iran, bigaragaza ikindi kintu. Ni imbaraga ebyiri zihanganye kandi zikomeye. Kira ko ari igihugu gitoya kinafite abaturage bakeya, mwebwe mwarebye birinze bingana gute, cyangwa bijyana gute n'amasezerano? Ko twe iyo tuganira ntituri abanyapolitiki, ntitunavuga muri cadre ya politiki, ahubwo turavuga muri cadre y'amasezerano y'Imana yabavuze. Ni iki gituma biriya bihugu bishaka kuyirimbura? Ngira ngo byararangiye, Misiri ntiyatera Israel, bagiranye amasezerano ntibishoboka, na Jordan nuko nkuko bimeze bibanye neza. Ariko hari igihe Misiri igeze gushaka gusiba ku ikarita nkuko uri kubivuga, Israel birayinanira, birangira basinyanye amasezerano n'imibanire. Mubona ari izihe mbaraga bafite zituma ibyo bihugu byose bishaka kubarimbura bitabashobora? Theo, ni tuvugishije ukuri, Abisirayeli n'ubwoko bw'Imana. Kandi iyo usomye Yesaya 3 havuga ko nubwo Imana nangiye imitima yabo kugira ngo abanyamahanga bakizwe, batagira ubuntu bwo kumenya Yesu. Abenshi ni bake bamuzi, abo bitwa abamesiyanike. Ariko ku bindi Bibiliya iravuga ngo baracafite igikundiro ku Mana. Amen. Ni umwana w'imfura. Ntekereza ko imbaraga bafite ku isi hose, si muri Israel gusa. Amerika ibyigeraho 60% bikorwa n'Abayahudi. N'abambere nibo bakire bafite amafaranga menshi ku isi. Nibo banyabwenge bakora ikoranabuhanga ryose tureba. Imana yabavuzeho ko azaba umutwe muri byose, kandi babi itara rimurikira amahanga. Nta kintu wakora ngo uhindure ikintu Imana yavuze, hashize imyaka ibihumbi byinshi. Rero ntekereza ko ubwirinzi bwabo bushingiye ku cyo Imana yabavuzeho. Ibintu byose Imana yabavuzeho barabikwereka ku butaka, utari usoma. Iyo bavuze ngo uzajya uhage, urajya ugahaga. Ntabwo bajya ngo bahage gusa, basagura i Burayi na Amerika. Ikintu Imana yabavuzeho cyose barakikwereka mu buzima busanzwe.
rero intekeza ko gukomera kwabo ijambere gushingiye ku cyo Imana yabavuzeho. Hanyuma ikintu kintangaza kuri bo kitarakwigwa mu mutwe wanjye ni ukuntu ikintu cyose usomye muri Bibiliya ku buzima bwabo ukibona mu buzima. Twebwe iyo ubisomye gusa wibaza ko ari inkuru, kubera ko mu buzima ntabwo dushobora kubyerekana. niho dutandukaniye, yaba natwe twabigiraho byibuze ako konyine. Ikintu cyose dusomye muri Bibiliya kigahinduka ubuzima tubaho bwa buri munsi, twari kuba tugeze kure nkabo. Urakoze cyane, ariko nubivuga ngo ibyo Bibiliya ivuga nubwo buzima babaho, twibuka yuko nibo bantu bashinjwa n'uyu munsi bari gushinjwa gukora jenoside, n'abantu ba mbere bashinjwa kutihangana, bihorera cyane, mbese babashinja ko ari abicanyi ahubwo kubitaho. Ikindi hari n'uwambajije arambwira tuzambarize Pastor Desire ati ko tuzi ko banena andi mahanga n'andi moko, ubwo ntiyakumva yuko ushobora kubufasha uruhande? Mu by'ukuri ntabwo iyo tuvuze Bibiliya ntibumve Bibiliya nk'iyacu. Bo bagenda ku bitabo 5 bya Mose, hanyuma bakagerekwaho abahanuzi bariya bazwi bakomeye. Nituvuga Bibiliya rero, Bibiliya yuzuye ifitwe natwe abakristo, ariko abanyamahanga ndavuga abayahudi bo bafite ibitabo 5 bya Mose, bacari mu isezerano ryo kwa Mose. Kwa Mose rero ijisho rihoregwa irindi, iryinyo rihoregwa irindi, umutwe uhoregwa undi, nta mikino iba kwa Mose. Ni mu mategeko, umujinya wabo naho ukomoka. Icyo ni kimwe. Ikindi n'abantu bahohotewe imyaka yose, ariko iyo ugiye mu mateka ya kera nta mpire nimwe ku isi yigeze ikomera itabanje gufata kariya gace. Ubwo gufata agace egare gupfa. Iyo ngiye reka tubwire abadukurikiye be kureba ikibazo cy'uyu munsi cya Irani na Israeli, dusubira inyuma ho gato. Iyo tuvuga abamedi n'abapesi tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze intambara zabaye zarwanye hariya. Hanyuma iyo tuvuze ubunyage bw'imyaka 70 i Babuloni nabo barabafashe barabatwara. Ubwo urumva ni ukuvuga ngo barimboye Isirayeli inshuro nyinshi. Ni inzika y'igihe kirekire. No mu gihe cya Herode nabwo barabarimbura. Abamperere b'Abataliyani b'Abaroma barabarimbura, ari nabwo baje kubavana ku ikarita. Yego, ni ukuvuga ko umujinya wabo ushingiye kuri ibyo bintu byose. Kandi Babuloni, bamwe mu bantu batigeze bemera Isirayeli nk'igihugu ni Irani. Ubwo no kuvuga ngo kandi Irani nibo baperisi. Yego, nibo baperisi. No kuvuga ngo ni inzika y'imyaka myinshi. Irani yabamazeho abantu bagiye barimbura Abisirayeli bakabakura ku ikarita, 1, 2, 3, byagiye bibaho igihe kinini. Icyo gihe rero birema ugwango rurenze uko umuntu yarutekereza. Kuba muri iki gihe rero bashaka kongera kubigerageza mu gihe Isirayeli ifite intwaro kirimbuzi, mu gihe yiyubatse kuri kiriya kigero, ntabwo byashoboka. Murakoze cyane. Ariko iyo tuvuga ibihugu birwanya Isirayeli dusanga harimo nabo twakwita abavandimwe babo, ko barani bene Yakobo. Bamwe bati barimo barwana na bene Esawu, harabagera kure bakagera muri biriya bihugu ibyo ngibyo twarimo tuvuga, bakagera kuri za Rosh, ariyo Russia, bakaza ba Mesheki, abangabo bo mu isezerano rya kera ba Yafeti n'abandi batandukanye, bakavuga ati barana abavandimwe barwana, ati nta n'umuntu wagakwiye kuba byitambikamo, bakavuga ngo ni abahungu reka ngaruka ku byavuga abantu bakunda kugarukaho, kuvuga ngo ni bene Aburahamu barwana, ngo kandi ni ubuhanuzi bugomba gusohora. Iyo wumva yuko bavuga ko ari ubuhanuzi bugomba gusohora, hari uwabuze ubuhanuzi gusohora? Ubuhanuzi bwo nta muntu yabubuza gusohora. Buriya iyo babagwana intambara zisanzwe hatarimo icyo Imana yavuze, byari kuba ari ibintu bisanzwe. Ariko kuba harimo isezerano ry'Imana, harimo nyine icyo Imana yavuze, biragoye.
duhereye yenda kuri Esawu na Yakobo. Iyo urebye umugisha Imana yahaye Yakobo, Esawu yawugurishije kuko niwe yabigizemo uruhare, amahitamo ye. Uhita ubona iriya ntambara uko imeze. Iyo urebye ntabwo ari icyo gihe gusa, ukuntu Abisirayeli bava muri Egiputa, ukuntu abo kwa Esawu babimye inzira, bagaca inyuma bakica abasaza n'abakecuru n'abana bananiwe kugenda. Nicyo gihe Imana yabwiye Sawuli ngo ajye kurimbura abantu baho. Yego, ni ibintu n'amateka agenda yisubiramo. Kuri ubu rero baba Abarabu baba Abayahudi bose ni bene Burahamu. Ariko kubemera Bibiliya badukurikiye, twavuze ko tutari buvuge nk'abanyapolitiki. Kubemera Bibiliya badukurikiye ni amasezerano abiri adasa. Isaka afite isezerano rye, Ishimayeli nawe afite isezerano rye. Ishimayeli ngo afite isezerano ry'uko azatungwa n'inkota ye, azatungwa n'inkota ye, ariko Bibiliya ivuga ko izamugwiza, abazamukomokaho bazaba abantu batabarika, kandi ko izamuha ubutunzi. Ubu Abarabu baramutse banyuzwe n'ubutunzi bafite, icya mbere ni benshi, ni miliyari hafi irenga, kandi ntibakenye, bafite ubutunzi nubwo batuye ahantu butagakwiye kuba buri. Abantu bajya bagitekereza, Abarabu batuye mu butayu abenshi. Yego, mwumvise n'imvura yaguye ejo bundi muri Dubai, ariko nibo bakire ba mbere. Ntibahinga, ariko Imana baha umugisha wo munsi y'ubutaka. Ni umugisha wa Aburahamu, ni isezerano riva kuri Aburahamu. Hanyuma Isirayeli si cyo gihugu kinini, Abayahudi ni miliyoni 14 ku isi. Abari muri Isirayeli ni miliyoni 8. Iyo ushizemo abari muri Amerika, abari mu Burusiya, abari iki gihugu kiri kurwana n'Uburusiya, Ukraine, na bake bari i Burayi, ni nka miliyoni 14. Mu by'ukuri ukurikije miliyari na miliyoni 14, ibintu ntushobora kubigereranya. Ntabwo bakagombye kuba bagwana. Ariko kubera ko ari amasezerano abiri agwana, nta yandi mahitamo ahari. Mu yandi magambo, muri iyi ntambara tubona ntishingiye ku mipaka, ntinashingiye kuba Isirayeli yongeye kugaruka nk'igihugu, ishingiye ku masezerano abiri. None se Abisirayeli bajya muri UN kuburana ko bashaka igihugu, batwaye ikiza? Bari bafite Bibiliya gusa. Nta fagite n'imwe yemeza ko igihugu cyabo kikihari, kubera ko Abanyapalestine, iyo urebye abaturage benshi ba Palestine nabavuye muri Turukiya. Turukiya yigeze kuyobora kariya gace, nayo yari Empire Ottoman. Yego, bahita bazana bari abantu bafite ukuntu bakoroniza. Iyo bafashe ahantu bahita bazana abaturage babo, akaba aribo bahatura. Nibo Banyapalestine. Bari batuye imyaka 1870. Urumva hari iwabo nyine, ibyo ntiwabihakana. Ariko nanone Isirayeli bo nabo bakaba bashaka igihugu. Bakoze ku buryo bagenda bagura, baragura, babona ubutaka nka buriya butangana na buriya bafite. Hanyuma muri ya ntambara y'iminsi 6 baragura, hiyongeraho gato. Ariko nanone iyo uvuze Isirayeli, Imana yabwiye Aburahamu, nta na kimwe cy'ijana bafite. Aha urakoze cyane. Hari umupanafricaniste nakurikiye muri ishize, avuga ati iyo numva abantu bari kuvugira Isirayeli bayifata nk'igihugu cy'isezerano, ati igihugu cy'isezerano Imana yavuganye na Aburahamu si kiriya. Tibariya n'abahezanguni, n'abashotoranyi. Ndamutse abavandimwe bacu b'Abayisilamu bajya banyandikira ati bariya n'abashotoranyi n'abapanafricaniste bankurikiye ndabasuje. Ariko ati ririya ni yakoresheje imvugo ivuga ngo
iri kuriya n'ukuboko kwa Amerika kuri hariya kugira ngo ibone uko ikomeza kuvurunga kariya karere, umuntu ubitekereza gutyo wamufasha gute? Urwo ruhande sinshobora kurujyamo kubera ko ntabwo nkina politike. Iriya ntambara ushobora kuyirebera mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Yego. Uburyo bwa mbere nubwo wari uvuze, mu busanzwe ukoresheje amategeko ari ukuri, ntabwo Israel yakagombye kuba iri hariya, kubera ko ni umuntu yamaze imyaka 1800 atuye ahantu, ni gute mwemeza ko hatari iwabo? Waza mu isambu y'iwanyu ugasanga yubatse inzu mu gitondo nta ruhusha basabye, atabaguriye, akavuga ngo hano ni hari iwacu. Simbizi niba byamworohera, ntabwo byakoroha. Ni nk'icyo cyabaye. Mu ruhande rero rwa politike, mu ruhande rwa politike abanyapalestine bararengana. Urakoze cyane. Bararengana. Ariko noneho tujye ku isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana nigeze kuvuga ngo ikintu Yesu yavuze, akavuga ngo umutini uzongera utohe, igihugu kizongera kubaho. Birukanywe nuko bakiraniwe, banze kwakira Kristo nk'umukiza, bakavuga ngo amaraso azatubeho n'abana bacu, ingaruka zibabaho, baratatana kuva muri 70, ariko ntibyabakuyeho ko ari Abayahudi. Ni Imana yanangiye imitima yabo gusa, ariko baracara ubwoko bw'Imana. Nakuriya gukomera rero, Imana yakoresha Amerika, yakoresha undi muntu, bigatuma Abayahudi bakomera kuriya. Ngiye mbibonamwo n'ukuboko kw'Imana. Yego, ni isezerano ry'Imana, kubera ko ejo bundi sinzi niba wibuka Trump adekaraye ko Yerusalemu ubaye umugwa mukuru. Yego, umurwa nako ambasade bitagomba kuba Tel Aviv. Uribuka ko ryari isezerano rimaze imyaka 3000. Yerusalemu aheruka kuba umugwa mukuru mu gihe cyo kwa Dawidi. Byari byongeye kuba kiriya gihe, ariko ntibyabaye. Ntabwo umurwa mukuru wa Israel wimutse ngo ujye uve Tel Aviv ujye muri ntuze n'uri turacyabona indege zose ziragwa Tel Aviv. Ngira ngo namwe mugiye muhagarara Tel Aviv, ahubwo muhagarara muri Israel nako muri Yerusalemu. Utandukanye ibintu bibiri. Utandukanye Tel Aviv nk'umujyi w'ubucuruzi. Yego. Na ambasade zose z'ibihugu byose niho ziri. Ariko muri rya sezerano twavugaga, umugwa mukuru ni Yerusalemu. Ndamutse n'abavandimwe b'abaturanyi bacu, bura na Kongo yadekaraye yuko ngo ambasade izajya kuba Yerusalemu, nta mpamvu ngo kuguma Tel Aviv. Ni ukuvuga ko abashigikiye Israel nk'igihugu nyine bazagenda bimuka bamanuka Yerusalemu. Ariko ibyo biganisha kuri wa musigiti Al-Aqsa, niko witwa. Biganisha ko Yerusalemu bazayigarurira yose. Ni ukuvuga ngo cya gice gifitwe na Palestine bayicyambure, kugira ngo babone uko bubaka urusengero rwabo. Pastor, hari umuntu udukurikiye wenda utari gusobanukirwa neza iyo bivuze ngo igice gifitwe na Palestine, ubundi mbere ko cyabanje kugirwa na UN kikaba netre, cyaje guhinduka gute ku buryo Palestine nayo kigira ububasha cyangwa Israel ikakigira ububasha? Kuko hari ibice UN yabanje gufata biba netre, iba zone netre. Nyuma rero sinzi ukuntu byaje guhinduka bikaba byajya mu maboko ya Palestine, cyangwa se niba hariho n'ibice bikiri netre nabwo muze kutubwira. Yego, ngewe sinavuga ko biri netre, kubera ko nahahuriye n'abanyapalestine baje kuhasengera. Ni ukuvuga ngo ni agace gasengerwamo n'abayisilamu b'abanyapalestine. Hanyuma uwo musigiti nawo uri mu maboko ya Palestine. Abapolisi b'Abisirayeli nibo baharinze, yego, ariko ni agace kagegwamo n'abanyapalestine. Hanyuma hari inyuma y'urukuta igisigazwa cy'urusengero rwo kwa Salomo. Abayahudi nabo niho basengera, hanze niho basengera. Bagwita urukuta rw'amaganya. Ni ukuvuga ngo muri ya zone yitwa kuri netre, uriya musigiti ahantu uri, ubwo ni hamwe Aburahamu Salomo yubatse urusengero, niho Isaka bamutambiye. Aho niho Palestine ifite uburenganzira bwo kugera.
hanyuma ku gisigazwa inyuma y'urukuta ni nka korotire y'urusengero, inyuma niho abayahudi nabo bafite, niho basengera. Mutekereza ko binejeje? Abayahudi baba bafite umubabaro urenze. ubwo uruhande rumwe ruriho abayahudi, urundi ruriho abapalestiniya. Yego. Ni naho abantu bavuye mu bihugu bitandukanye bajya gusengera, arirwo rwa rukuta rw'amagana. Yego. Ese niho batekerezwa ko hazongera kubakwa rwa rusengero n'ubundi? Urusengero ruzajya kuri ririya buye, kuko ni ibuye rirambuye. Wenda ndaza kureba neza kuri Google ubuso, ariko niryo buye, niho hantu hari ibuye rishashe rirambuye rinini ku isi. Ni naryo abayahudi baravuga ngo niyo nkingi ya mwikorezi y'isi. Niyo ufashe ikarita gutyo ugahuza inshuro enye hagati muri santere y'isi, ni hariya. Ni kuri iryo buye. Yego. Niyo bavuga abami bose bagiye bafata kariya gace, nako gace nyine kaba gashakwa. Yego. Ni nako rero kazaba izingiro ry'intambara ya gatatu y'isi. Murakoze cyane Pastor. Ndagira ngo tuganire gato. Mubona abayahudi mu gihe mwabayeyo cyangwa se mwamaze muganira nabo, bike mwamenye, mubona barera abana babo gute ku buryo umuntu ukurira muri izo ntambara atatekereza guhunga? Ubona abanyafurika benshi batekereza guhunga, tujye i Burayi, hari n'ugenda rwose yivire hano i Kigali, cyangwa avuye hano i Bujumbura, cyangwa avuye hano Kongo, Kinshasa n'ahandi, na Kampala. Reka mvuge Kampala, Kigali, za Bujumbura n'ahandi, na za Nairobi. Ari amahoro rwose, agiye no kuri pasiporo y'igihugu yagera kurira agahita yidekarara ko ari impunzi. Ibyo nta mbirenganyiriza bitewe n'amahitamo ye, ariko bariya abantu umuntu ari ukubera iki? Barera abana babo gute ku buryo bakomeza gukunda igihugu cyabo gihora mu ntambara, ku manywa na nijoro biteguye kuraswaho, ariko ntibagihunga, ahubwo bagakura bagikunda? Umuco wabo urakomeye ku buryo bamara imyaka 1800 baravuye ku ikarita y'isi, bakaba bacibuka ururimi rwabo, bibuka imipaka yabo, bakiri abayahudi batavanze. Yego, hari abagiye barongorana n'abanyamahanga bake, ariko si benshi, barashara abayahudi. Hanyuma umunsi wa mbere njya muri Isirayeli, nabonye ku mupaka na Lebanoni, ahantu mu mabuye mabi, hatagira icyatsi, hatagira itaka, abana b'abasore barebare beza, ngo barenze umupaka. Narababaye. Muri aya mabuye ameze atyo bararinda iki? Barinze iki? Aba bana beza basa gutyo. Hanyuma ibyo sinabitindaho, ni batozwa gukunda igihugu kuva ku myaka 2. Ngira ngo abantu benshi basigaye bazi ko umuntu agizwe n'ibice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ku gice cy'umwuka bazi guhuza umwana n'Imana kuva ari mu nda. Gute? Umugabo, iyo umuyahudikazi yasamye inda, umugabo afite umukoro wo gusoma ibitabo 5 bya Mose kandi aranguruye, kuko bizera ko umwana ari mu nda yumva. Bagatangira mu itangiriro mbere na mbere Imana cyane. Bakabimusomera kugeza kwije imyaka 2. Iyo kwije imyaka 2, yiga kuvuga, avuga bya bindi bamusomeye. Hanyuma imyaka 2 iyo yuzuye, bahita bamujyana mu bakibuti, bakajya kumutoza kugira umutima wagutse, kutitekerezaho wenyine, kuko imyaka 2 batanguranwa nuko karagiteri form. Hanyuma aho haba hari abantu bashinzwe kumenya impano y'umwana, kwa kuntu umwana akina tubutwondo, bamenya ko azaba umuhinzi w'umwuga, azajya mu ikoranabuhanga. Hanyuma bakaza kwigisha mu ishuri bakurikije impano bakubonanye. Kandi uburyo abayahudi bigisha, pratique ifite 70%, teori ifite 30%. Mu gihe dufite umuntu ugera muri kaminuza atazi computer ko bayifunga cyane ibyo bimuha ubumenyi bwinshi kuruta kugira teori gusa mu mutwe, nta pratique ufite. Hanyuma umwana w'umuyahudi atangira kujya mu rusengero ku myaka 12, 13.
niho atangira kujya mu iteraniro rya rusange. Ubwo ni mu masinagogi. Mu masinagogi biba ari umunezero ukomeye kuri abo bana, ariko mu by'ukuri baba baratojwe ku kigero. Buriya hari abantu babiri nubaha uburyo bigisha. Abambere ni abayahudi, abakabiri n'abasilamu. Ukuntu batoza abana babo, ntiwagira ubushobozi bwo kumuhindura. Ni kimwe mu bintu bikomeye baba barabimutoje ku buryo bihinduka we. Abakristo dukwiye kubigiraho. Murakoze cyane. Hariho ibintu byinshi twagiye tuvuga, ariko reka tunagaruke n'imibereho yabo n'icyo Imana yavuganye nabo. Nubwo turi mu bihe bisa n'ibigoye, ubukungu buragoye ku isi, ariko Imana yemeye ivugana na Aburahamu, imubwira ko izamuha ubutunzi, izamuha umugisha, n'abazamukomoka bose izabaha umugisha, n'uzamwifuriza kuba umugisha. Ariko iyo urebye uyu munsi ukuntu isi imeze, ubona n'isi nyine yo gukora cyane, abantu bakaba bari bize cyane, ariko wagera hariya bakabwira bati ku isabato bameze gutya. Ndagira ngo tubwire, iyo si twebwe tugendamo, akazi karadutwaye, ubuzima bwaragoranye, ibintu biragoye, bo usanga bameze gute ku kijyanye n'imibanire yabo n'Imana n'ako kazi? Kuko bakomeza kuba imbere, baratunze, bafite n'amafaranga n'ubushobozi, bafite ubuzima buri ekilibre, bafite ekilibre mu bintu byose. Hari ikintu kimwe kigeze kumbaho, narindi hari ukuntu twasuraga, ngafata utuvideo duto nimugoroba nka prodinga, hanyuma ngiye kubona mbona internet ivuyeho. Hari kuwa gatanu nimugoroba, ndangije ndamanuka kuri reception, mfite laptop, mfite na telefone. Hanyuma barambwira ngo twebwe ntabwo abayahudi dushobora kubimbataho ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo bigeze kuwa gatanu nimugoroba, ibintu byose bihagarara aho bigeze. Nari nibagiwe n'ikindi, nasanze asanseri itari gukora, manuka muri esikariye. Yego. Ni ikintu kigaragaza ko ubuzima bwabo bufite ekilibre. Niba badashobora kubimbata telefone, ntibabimbata. Undi munsi twagiye muri shop y'abayahudi, ni hari hafi n'abanyapalestine. Noneho tubona bari muri shop, ntibashushe, donc barategereje nyine umukiriya yinjira, ariko nta bintu bya karibu kiriya ngo babyinirire kumwe basanzwe babikora. Ibyo bikorwa n'abanyapalestine. Baratubwira ati twebwe turabyuka tugasenga, tuzi ko umugisha utangwa n'Imana, ntidushobora kubanza kukuramya no kukubesha kugira ngo utugurire. Ibiciro birahari, ibyo ducuruza birahari, turaguha serivisi nziza, ariko ntabwo tugomba kugerekaho iby'abanyapalestine. Niba wumva uri bugure ugure. Rero ntekereza ko uko gutindana n'Imana, Imana ibaha kwaguka no kugaba amashami mu bintu byose. Twebwe rero sinavuga ngo twabuze byose. Icya mbere twibuke ko iri koranabuhanga dukora si twe dukoresha, nibo ba nyiraryo. Hanyuma ba nyiraryo si imbata zaryo. Twebwe no mu rusengero amasaha 2 tuyamara turi no tureba no kuri WhatsApp. Bo bamara amasaha menshi, ndavuga mu isabato. Yego, mu isabato. Kandi baba badakoresha telefone, batohereza email. Abagiye abanzi babo bagiye baprofita icyo gihe. Yego. Iyo bavuze ngo igihugu barizi iminsi 3, abantu bose bagomba gufunga ibintu byose, igihugu cyose kikiriza iminsi 3. ubwo bushobozi se abantu benshi babugira. Ariko iyo mukurikiranye mwumva no mu bihugu bari barahungiyemo iriya myaka yose batari bafite igihugu, nuko babagaho. Ntabwo byigeze bihinduka. Mu gihe cy'ubunyagi, igihe bari Babuloni, ikintu batakoraga cyari kimwe, ntabwo bashobora kuririmbira indirimbo z'Imana mu mahanga gusa. Kubera iki? Kubera ko kuririmba haririmba unezerewe. Ntabwo rero nta munezero wari uhari utuma baririmba kuko bari mu mahanga, ariko isabato n'ibindi barabyubaha. Murakoze cyane. Iyo urebye ubona Iran noneho atari igihe kigeze ngo
iba yatera Israel nubwo itayikura ku ikarita nk'uko babivugaga, ariko ubona igihe kitagize ngo Iran ibe yashegesha Israel. ntabwo ariko mbibona. Kuyitera ko izayitera na n'ubu iri gutera yego, ariko ntekereza ko kuyikura ku ikarita y'isi ntabwo bizashoboka. nari ndiho ndashaka umurongo uri muri Zekariya Zakariya 12 ngira ngo yego, haravuga ngo dore nzahindura i Yerusalemu igikombe kidandabiranya amahanga yose ahakikije n'i Buyuda ubwo bazagota i Yerusalemu. Uwo munsi Yerusalemu nzahindura ibuye riremerera amahanga yose, abazagikorera bose bazakomereka cyane, kandi amahanga yose yo mu isi azateranira kuhagwanya. Uwiteka aravuga ati uwo munsi nzakanga ifarashi yose, kandi uyiriho nzamuteza ibisazi. Nzaherereza amaso ku nzu ya Yuda, kandi amafarashi y'amahanga yose nzayahuma amaso. Ntabwo bafite bwa Iran. Nubwo hakwiyongeraho Ubushinwa nubwo Uburusiya bwajyamo, ntabwo Israel izongera kuva ku ikarita y'isi. Imana yaba yivuguruje, ntabwo ishobora kwivuguruza kuco yavuze. Gusa nabo barabizi ko intambara ya gatatu y'isi izabageza kure, hazapfamwo benshi, yitwa Harmagedoni. Ariko nanone itararangira, batarashiraho, nico gihe Mesiya azaza kwima ingoma y'imyaka 1000. Ico gihe abazaba bahari bose bazaba batabawe. Ni urebye naho bigana. Murakoze cyane. Ibimenyetso by'ibihe twebwe twitegura, twavuga ngo mutini utoshye, Yesu azaba ari Mesiya azaba ari hafi kugaruka, tukavugiye iyubakwa ry'urusengero nka kimwe mu bimenyetso bikomeye. Ese n'abanyiri ubwite barabitekerezaho, ndavuga Abayahudi. Iyo muganira bazi neza icyo bivuze kongera kubakwa k'urusengero, ese barabitekereza, bafitiye inyota? Uburyo bo biteguye kubaka urusengero, barashaka ko Mesiya azagaruka kwima ingoma y'imyaka 1000 bafite urusengero, kubera ko ntabwo byigeze bibaho ko habaho ukuza k'ubumana, nikambyite gutyo, nta rusengero bafite. Kuko n'igihe Yesu yavuka, uribuka ko Herode yari yabubakiye urusengero. Yego. Na n'ubu baravuga ati byaba ari igisebo, byaba ari igitutsi ko Mesiya yagaruka kwima ingoma. Yego, nta rusengero dufite. Biri mu byihutirwa, biri mu byo barimo gushiramo ingufu nyinshi. Igishushanyo mbonera cyararangiye, Umuyahudi yagikoze, ni Umuyahudi ufite ubwenegihugu bwa Amerika. Abanyapalestine baramumenye, bamurasira hafi y'uriya musigiti, batekereza ko yapfuye, ariko Imana imugarurira ubuzima. Hari ibuye bigeze kwerekana ry'ifatizo, ico gihe bageretse isi yose. Kandi iyo umuntu ashizeho urufatiro habageze ko yubaka mu by'ukuri. Ikindi ni uko ingengo y'imari izubaka urusengero bayishyize mu gisirikare, kuko nibo bafite amafaranga menshi, bari mu myiteguro. Hanyuma bo bategereje Mesiya azaza, akaza ari umwami, hanyuma kigahinduka igihugu cy'igihangange ku isi. Ntabwo bategereje Mesiya nk'uwo twizeye, mu buryo twe tumwizeye. Bajya batekereza se, iyo muganira nabo bagatekereza nko kuri izo ntambara zibabaho, bakazibona nka kimwe mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, cyane ko bamwe ari nabo baziteza bazirwanya? Barabizi cyane, barabizi ko Mesiya azaza kubatabara bamerewe nabi. Niyo mpamvu bubaka ubushobozi buhambaye bwo kwigwanaho. Kubera ko nko mu kibaya ca Megido hazaba intambara ya Harmagedoni, hari ikigo gikomeye ca gisirikare n'indege zo mu kirere. Abasirikare bo mu kirere niho hari ikigo cyabo. Barabizi ko bagomba kwitegura ku kiguzi cyose bisaba. Murakoze cyane. Iyo murebye hari stati nabonye ejo bundi ndaseka, ariko nyine nanone ifite kivuze kuri abandi bafite ya mitekerereze irimo na politiki nyinshi. Bati Abanyafurika twiringiye Imana ya Isirayeli kugira ngo iturinde, nyamara Abanyayisirayeli bari kubaka igisirikare gikomeye kugira ngo birinde
bakavuga bati ni ubukoroni. Hariho n'abandi benshi babitekereza gutyo, bamwe bati ese iyo Mana yahise itabasha kubakiza izo ntambara, ngira ngo cyo twacyuze n'icy'ubuhanuzi, ahubwo uyu munsi intambara barimo kuri wowe nka pasiteri ubona umukristo yazigiraho iki, yazivanaho iki? Theo, ni gute leta itaramara amezi 2 itegwa igatsinda? Ntibyumvikana. Hanyuma intambara zakurikiye hari iyo uzi Isirayeli yatsinzwe. Oya. None se buriya tuvuge ko nta kuboko kw'Imana kwari kurimo? Niba bitari ubuyobe, ngiye nemera ko Imana ishobora kugukiza yonyene, ndavuga wagwaye, cyangwa igakoresha medicine isanzwe. Imana ishobora kuguha isezerano ryo gukira ugwaye, ikazagukiza utanyweye umuti, cyangwa ikazakoresha muganga yahaye impano. Ibyo bintu byombi bishobora kubikoresha. Imana ishobora kukubwira ko ikurinze, ikakurinda nta kindi ikoresheje, ishobora no gukoresha ingabo mu kukurinda, hakaba hari umutekano. Ibyo byose ni uburyo bwo kurinda. Rero abavuga ko Isirayeli irinzwe n'ibitwaro hanyuma twe tukiringira Imana, ntabwo Imana yavuze ko tutazarindwa n'intwaro. Umutekano ni Imana iwutanga, uburyo bwose yakoresha. Mubona ari itorero ry'iki gihe n'abizera b'abakristo bakwiye kwigira iki ku mibereho y'abayahudi mwabonye mu buryo babaho? Birasa nkaho bigoye kubera ko dufite amasezerano 2 adasa. Nibo bacaye mu isezerano rya kera rya Mose, twebwe turi mu isezerano risha ry'amaraso ya Kristo Yesu. Ariko nanone ntushobora guhakana igisekuru. Ibyo twizera bifite imizi mu isezerano rya kera. Ibyo twizera bifite imizi mu kuba Yesu yaraje akemera kudupfira ku musaraba. Tugomba kubyemera gutyo. Ntushobora guhakana imizi ngo ube uvuge kuri umuntu ni nk'umuntu ufite se utarize agahita avuga ko bitari ngombwa, ntamwikoze. Twebwe rero ngewe mbona ibyabaye ku Bisirayeli biri mu nyungu z'abanyamahanga, kubera ko Imana yanangiye imitima yabo ngo ibanze guha agakiza twebwe. Ibyo kuri twe dukwiye kubyishimira, kubera ubundi agakiza kari ak'abanyamahanga, twebwe twagize amahirwe. Hanyuma ikindi abakristo dukwiye kwigira kuri biriya ni uko Kristo azagaruka. Niba bamutegereje mu buryo bwabo bwa kiyuda, twebwe tumutegereje ko azaza gutwara itorero. Iyo tubonye ikimenyetso yavuze gisohoye, dukwiye kurushaho kwitegura no kuba maso, tukavuga ngo amaherezo bya bindi bizaba. Dore ikintu kivangira abakristo b'i Rwanda ni iki: bazi ko ibimenyetso byose bizabera hano. Kimwe gishobora kuba muri Ukraine, ikindi kikaba muri Amerika, ikindi kikaba muri Aziya, ikindi kikaba muri Isirayeli, ikindi kikaba South Africa. Dukwiye kuba tureba ese byose byarabaye, hanyuma ko biri kuba, ubwo niba biri gusohora, ubwo ntibivuze ko azagaruka. Nicyo dukwiye kwiga. Murakoze cyane. Ikindi dushobora kuvuga turimo tunagana ku musozo, umuntu wabyumva kavuga ati cyagiye kirageze cy'imperuka, ibihe byavuzwe birasohoye, Antikristo agiye gukora noneho ku mugaragaro, we wamufasha gute? Antikristo ntabwo azakora ku mugaragaro itorero rihari, ntabwo byashoboka, kuko n'ubwami budashobora guhurira ahantu hamwe. Ubwami bwa Kristo bukihari, ubwa Antikristo ntibuzigaragaza, ntabwo bishoboka. Kristo azabanza gutwara itorero. Ariko nanone imyiteguro ya Antikristo yararangiye, nta kintu na kimwe gisigaye, habe na kimwe. Ni ukuvuga iki iyo muvuze gutyo? Ibyo byose nshobora kubivugira imbere ya kamera, ariko abareba systeme ya Antikristo nta kintu kimwe usibye kwidekarara gusa, akavuga ati ni ngewe Antikristo, ariko nta kintu kimwe asigaje
njye mbona abantu barangaye ari bamwe gusa ni abarokore ni abarokore niba ubona batazi neza ibyo barimo, ariko isi yo yari yubatse, sisiteme yari yubatse. Urebye wenda reka ntange nk'urugero rumwe, urebye nka covid, ubukana bwari buyiri inyuma, ndavuga ku isi hose. Iyo nk'Imana itadukorera igitangaza ngo birebe ukuntu ibigabanyamo, ubu twari kuba tugeze kure. Isi igenda yiyegeranya, ahubwo se twari kuba tugeze kure, ahubwo ngira ngo tuba twashize twese. Urumva isi iriyegeranya, iriho irakora ubumwe. Hanyuma uko ubumwe bw'isi buza niko itorero rigenda ritandukana, niko tugenda dupfa ibitari ngombwa, niko tugenda dutakaza icita rusange, agakiza, urukundo, ubumwe bwa bene data. Mu gihe isi yo irimo kubumbira abantu hamwe, kugira ngo bikontororerwe ahantu hamwe. Kubera ko iyo urebye dufate nka covid, yari tesite nziza kureba ukuntu amabwiriza y'isi yose ava ahantu hamwe. Ubwo bivuze ko bishobora kuza bitari covid bikaza ari irindi tegeko, kandi ku isi hose risa. Niba biriya byarashobotse n'ibindi byashoboka, hanyuma kuko tutaba amaso. Ntibyoroshye, ariko nyine tuzakomeza gusenga no kwizera bizeye Umwami Yesu, kuko n'imbaraga ze. Ikibazo cya nyuma, hari abatekereza ko Antikristo ashobora kuzaba ari Umuyahudi. Nawe ujya ubitekereza gutyo cyangwa ujya ubyumva? Ntabwo mbizi niba azaba ari Umuyahudi, ariko icyo nzi azafatanya n'Abayahudi kubaka urusengero. Mu yandi magambo y'amyiteguro twagiye tuvuga ibyo bamaze gukora, ngira ngo ushize tuganira mu kiganiro cy'ushize arambwira ati urusengero ruriteguwe n'ibikoresho byarabitse cyane. Bivuze ko Antikristo ashobora kuba yarabafashije mu kubyegeranya? Nta kuntu atabafasha. Uzi ahantu bazamuvumburira, bagiye gutamba ibitambo mu rusengero, hanyuma agatezanamo ibitambo bizira Abayahudi batemera, nibwo bazavumbura ko bizeye utari we, kumbe bibesha atari we Mesiya. Ariko ibindi byose bazabifatanya byose. Ubu n'abadukurikiye babona aho utuye Antikristo ari niba koko akorera no mu ibanga, si ikimenyetso si uyu nguyu si n'undi, ahubwo nyine ari mu ibanga cyane. Murakoze cyane Pastor, mwakoze ku kiganiro cyiza. Ubu rero muri make mwavuze ngo Yerusalemu niwe remerera amahanga, ni igikombe kidandabiranya ziriya ntambara kuri Israel na Palestine. Umukristo uzumva yumva yuko nyine mwatubwiye ngo ni amasezerano abiri ari kurwana, si politiki, ariko kandi abakristo ngo twe kurangara. Ngira ngo kantu kunda kugatsindagira cyane. Ese ushaka ko abakristo babaho gute Pastor? Abakristo kunda kugatsindagira cyane, bati abakristo bararangaye. Abakristo nibo bantu bambabaza ku isi, kubera ko ntabwo babaho ubuzima butunganye. Ubundi icyo Imana dushakaho kwari guhuza ubuzima n'ibyo twemera, tukinjiza ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Abakristo bakora ibintu bikomeye ku isi. Nk'ubu yenda nguye nk'urugero rumwe, abakristo bose bari i Kigali bakundanye, byaba byoroshye, ubuzima bwaba bworoshye. Wiga muri kaminuza, nta bakristo mwiganaga cyane. Ndebera nk'abantu bose bize journalisme, bose bahuje umutima, ntabwo bakora igitangazamakuru nka Al Jazeera gikomeye. Uzi inkuru mbi bazagenda bapfa batawuhuje. Abantu bize medicine bose baramutse, ngo tujye kuvuga ubutumwa bwiza, bose bahuje umutima, bakora ibitaro bya mbere muri Afurika, ariko inkuru mbi ntibazigera bawuhuza. Nese niba ubukristo butadufashije gukundana, ntibudufashe guhuza umutima, ntibudufashe kureba kure, gusa budufashije n'agahinda. Murakoze, reka tubashimire. Abantu bashobora gukomeza gukurikira inyigisho n'ibiganiro bitambuka kuri Agape TV, ariko kandi wifuza gukomeza gukurikira Pasiteri, hari n'ababa basaba nimero, sibyo ko tunazitanga, ariko bagira urubuga rwa Agakiza
TV mushobora kubirebaho ubwo niba uri mushya kuri YouTube utarubizi nyine naho ngaho mubirebera cyane. Mwakoze cyane Pastor, reka tubasabe gusoza mudusenya. Mana mu izina rya Yesu, ubwo wabivuze ko uzagaruka, turabizi ko uzagaruka gutwara itorero, turasenze kugira ngo duhe kuba maso, duhe guhuza igihe n'ibimenyetso tureba kugira ngo dushobore gukora ibyo ushaka. Ineza yawe ibane natwe, uduhe ibihe byiza, turindishe imbaraga zawe n'amahoro yawe. Abatarakumenya nk'umwami n'umukizo bahe ayo mahirwe bakumenye, kandi abacitse intege basubizemo imbaraga. Abakomerekejwe n'ibi byose twumva, turasenze kugira ngo womore imitima yabo, ukore byose kubw'ineza